yayirongoye Kinyarwanda. Nta n'ibyo guhebeba rwose, igera tuje irahagarara. Ko ngiye narangewe nagiraga gutya nta byo kuyagaza kuko singurura. Kuyikomanga gutya ku mugongo yabaga izi ngo duhagarara. Yarayifite gutya yayecegatiye ihene, genda mwibonera ihene arimo ayirongora pe nk'uko umugabo arongora. Jewe nabibonye ari uko abana, abagore, abasaza, abakecuru bahuruye. Ati Patrick yafashe ya hene y'iwabo, ati dore n'amatelefone bafotora. Ko kubona polisi mbona yaje nyine, ivyo bintu ni amahano mu murenge wacu wa Kijojo n'ubwa mbere bibaye. Ati Patrick dore arimo ararongora ihene, muvuze nduru bayiha umunwa. Iyo hene yari imeze nk'umwana twarera. Reka da yari yayifashe neza rwose, byatuje wagira ngo ni mugenzi we. Umva babikoraga nk'abantu, ntiyigeze ihebeba. Iyi nkuru ya Patrick yuzuyemo amahano ariko irimo n'amasomo akomeye. Nyuma yo guhabwa igihano agafunga umwaka n'igice azira gusambanya ihene, yaje kuvamo umugabo wa nyawe. Ubu akaba ari umugabo ufite umugore ndetse n'abana. Nkuru tugiye kuyinjiramo yose uko yakabaye. Turi Be Proud. Bijya kuba byahereye mu mizi mu ibyiruka rya Patrick, araduha ubuhamya. Amazina yanjye banyita Rukundo Patrick. Navutse 1995. Nkaba naravukiye mu karere ka Nyagatare. Ubwana bwanjye ndi umuntu w'umuhanga pe, mfite n'ubwenge. Ariko ngeze nk'imyaka nka 16 niga mu wa gatandatu primaire. Mu rugo iwacu twari dutunze, dufite amahene, amagurube, amakoko, inkwavu, ibintu nk'ibyo. Ariko nkumva umutima wanjye urimo urampatiriza ibintu by'irari, nkararikira itungo ryo mu rugo. Iwacu twavutse turi abahungu gusa bagera muri 4. Cyokora ku ruhande mu baturanyi abakobwa bari bahari, ariko ntago numvaga mbafite sentiment zo kubavugisha. Icyo gihe mu rugo barazizirikaga ku gasozi, ntago twaziragiraga, twebwe bari zifite ibiziriko bazijyana ku gasozi. Ubwo rero rimwe nza kwiyongoza, nza gutaha nyine mvuye ku ishuri. Yewana ndavuga ati bya bintu nagambire n'ubundi ngomba kubikora tu. Nisanga ku gasozi aho yari iri, ndayifata ihene. Ubwo umuturanyi aba yambonye, ko ngiye sinzi uko yambonye. Aba arahamagaye mu rugo ati muze mu ndorere ishyano tugushije. Inshuti ya Patrick bakuranye ubu bakaba babana i Kigali. Iyi kubwiriye iyi nkuru ibikubwira ko ibyibuka neza nk'ibyabaye ejo. Ari nka 6:30 n'igice cyangwa 6:00 zishyira 7:00, ariko mwenda mu masaha y'akaruhuko turi gucyura. Wenda njyakure ngo njye guhiga hirya no hino, njye naramwiboneye. Inka nari nshoreye zaratambutse, n'indi nyuma. Ngiye kubona mbona Patrick ihene yo kwa Mukakinani. Zari ihene nyine, we yaragiraga ihene, ariko ihene yo kwa Mukakinani yari iziritse aho ngaho hafi y'ahantu twacishaga mu muhora, twacishagamo inka. Tugiye kuziragira cyangwa se tuzicyuye. Njyewe Patrick naramubonye rwose ihene ayifite
sinenzi ko ari njye wamubonye njyenyine, ahubwo n'abandi bari bamubonye, ahubwo bamwihishe bari kureba ibintu arimo akora. Yayirongoye kinyarwanda, yari ayifite gutya yayecegatiye ihene, genda mwibonera ihene arimo ayirongora pe, nk'uko umugabo arongora umugore. Nimba kakandi bita k'inyuma yari arimo ayirya k'inyuma. Ipantaro yarayimanuye ayigeza munsi y'amavi. Ipantaro bagisa nayo yarayimanuye, byose nyine ubwo urumva yari yabimanuye abigeza munsi y'amavi. Urumva we yari yayifashe ihene ntinyeganyega ntigira gute, reka da, we yari wagira ngo iyo hene yari mugenzi we. Ako kanya nkimubona nabanje, ikintu natekereje cya mbere narabanje ndareba, ese uriya muntu uri muri biriya nindi? Ndashishoza ndeba neza, mbona ni Patrick kabisa. Ndebye neza nkajya ndeba nkabona ni ihene, ngira ngo ni umuntu, mvuga ni simvuga reka ndebe nimba ari umuntu byibuze barimo barabikora, ariko ngiye kubona mbona ifite ikiziriko. Aka ni akumiro. None se uriya muntu yasaze, bamuroze, byagenze gute? Nanjye ndibaza birancanga. ihene ntabwo yahebebaga? Reka da, yari yayifashe neza rwose, yatuje wagira ngo ni mugenzi we. Umva babikoraga nk'abantu, ntiyigeze yewe, ahubwo wagira ngo ni mugenzi we. Nanjye ese uyu muntu yasaze, ni muzima? Patrick ibi bintu ntabwo yabitekereza. Ndakomeza ndareba, noneho inka, kubera ko inka nari nshoreye, izo ntabwo zigeze zihagarara, zarakomeje, mpita nkomeza ndazamuka. Nzamutse ngeze imbere, ahubwo nsanga abandi baturanyi, abandi bantu nyine bamubonye ahubwo mbere yanjye, bahita bambonye ko inka zitambutse, bakibona inka. Urumva iyo ubonye inka ubuzi ko inyuma hari umushumba, nabo bahati uriya nabibona arahita bivuga, nabo bahita baza, Patrick dore arimo ararongora ihene, muvuze induru bayiha umunwa. Abantu barasakuza ati dore arongoye ihene, ati Patrick yarongoye ihene, ati none wose turabigenza gute? Rwose pe yayirongoye kinyarwanda nk'uko ewana. ubwo baciye inyuma gutya nk'abaturanyi, njyewe nibereye mu byanjye shiduka mbona bampamagarije, abantu babaye benshi aho ngaho. Papa nawe barahageze, papa akihagera avuga ati uyu mwana nta kindi namukorera, ni ukumufungisha biriya bintu mpaka bimuvuyemo. Niho bazafunga umutwe, niho bazafunga ubwonko, simbizi. Polisi ziba ziraje, ubwo papa urabizi hari iwacu haba amagereza. Umurenge wa Kijojo. Iwacu haba amagereza, ariko papa yaravuze ati simushaka hafi hano, umujyana i Kigali aho bita Gikondo kwa Kabuga. Ndavuga ni nta kundi, nyine ubwo ni uko nanjye, ni n'ubwa mbere nari ngeze i Kigali. Wageze i Kigali bwa mbere ufunze? Banshyira i Gikondo aho ngaho. Hashize nk'icyumweru cyangwa ibyumweru bibiri, kuko nazize ubugoryi bwanjye, banshyira aho bita mu ndege i Gikondo, kandi hababazwa bya danje kugira ngo ibyo bintu bizamvemo. Mu ndege haba hari abantu nyine bamwe bakoze cyaha gikomeye, mu ihaniro handi bakugorora neza. Mu ndege ni handi uzabona igikombe cy'impungure wabanje kubabazwa. Baba bankatiye amezi 6. Amezi 6 bakimara kuyankatira, papa yumva nzataha vuba, araza ati mwongera ndita 6.
mbura nk'abiri ngo ntahe. Numva ngo ngomba gukora umwaka wuzuye. Ndavuga nti ewa ubu buzima nibwo mbayemo koko. Mu rugo iwacu nararyaga nkaryama, nkabyuka nkajya muri dushe nkakaraba nkajya ku ishuri, none kubyuka ni inkoni, gusohoka ni inkoni, kubona icyo kurya ni inkoni. Ndavuga ati Imana nunkura aha ngaha nzagushima. Kubona mbona wa mwaka ndawutoboye, barandekura. Ngisohoka nkigera hanze y'igipangu, narabanje ndicara, ndavuga nti ntago nasubira mu rugo, n'ubundi reka nkwamire muri Kigali, ariho ubuzima bwanjye mbuhigira. Ndavuga nti bo reka mpigire ubuzima muri Kigali, ngize amahirwe nsohotse hari ahantu narindi imbere y'igihugu, none ngiye mu gihugu nta kibazo. Naraje feri ya mbere nayifatiye hano bita mu Gakiriro ka Gisozi, niho nagangitse iryo joro nkimara gusohoka, kuko badusohoye nka 12:00. Niho nagangitse n'abandi batipe nari mpasanze. Mu gitondo barambwira ati wowe rero niba uvuye Gikondo usabwa guhiga kandi ugahigana imbaraga nyinshi, ukabona icyo kurya ukiyondora. Umwe arambwira ati ngwino nkwereke ahantu twara imbaho ebyiri baguhe 500, imbaho zino basatuye. Bampa 500, ndagenda ndarya nywa n'icyayi. Icyo gihe ndumva ubugari bw'Iryitanu nibwo nahereyeho, bampa n'isosi, naka n'icyayi cya senkani agakombe. Numva ngarutsemo nkomeza ubuzima gutyo, aho mu Gakiriro ka Gisozi ariho nkorera, nza no kuhamenyera n'umwuga, umuzi gukora igitanda, intebe zino z'amadive. Urumva ubwo bumenyi bwose nabukuye aho ngaho. Barangoroye rwose pe, barangoroye, ndumva naranahindutse. Niba nari mfite icyo nari ndimo nkaba narakivuyemo, nkaba mfite icyo nigejejeho. Ariko ababyeyi banjye nta kuvugana nabo, nyine barandakariye cyane. Narabitekereje nshaka no kujyayo, ariko kubera ko hari bagenzi banjye twagiye duhura duturuka hamwe, nyine ati nuhinguka iwanyu so azakwica. Naragiye ndajya kubasura, ariko sinanatinzeyo. Nageze nko mu 8:00 z'amanywa ndarayo, bwakiye mu gitondo ngaruka i Kigali. Ibyo ni ibihuha rwose. Mu bwana bwawe wigeze wenda utekereza kugira sheri cyangwa umukobwa agashaka umukundana? Nari mbafite benshi, bari benshi, ariko nemeramo nka 2. Ese ntabwo mwigeze haba ikintu hagati yawe n'abo bakobwa? Oya, gusa nyine urabizi ibya sheri na shusho ntibyabura. Nagiraga gutya nyine nkumva kubavugisha nkumva ni hatari. Ariko bitewe n'ukuntu nyine ngiye mbyiyumvamo, nkatekereza ku byo twaganiriye cyangwa se n'ibyo we na niko nkarara ntekereza ibintu byinshi cyane, ariko abakobwa bo wapi ntabwo nigeze. Iyo hene yari imeze nk'umwana twareranywe. Urabona iyi hene ivutse uyireba, ngewe mu rugo nayikuragamo ikiziriko, urumva, nkajya imbere ikankurikira aho none nkaba nayisiga ahantu, ariko ikareba ahantu narengeye nkajya kubona nkabona iraje. Urumva nyine ni nk'amaraso aba yarahuye nayo yituma. Nta n'ibyo guhebeba rwose, igihe iratuje irahagarara. Uko ngiye narangewe nagiraga gutya, nkaba
nta byo kuyagaza kuko si ingurube. Kuyikomanga gutya ku mugongo yabaga izi ngo duhagarare, nta kiziriko ntaki. Yari iwacu mu rugo, urumva twari tuziranye pe. Niyo natahaga nkavuga yahitaga imenya ko ntashye, nkumva nayo irahebebye cyahise nkumvise ibirayi nk'uyumvisha umuntu izi nyine. Nabonaga ari ibisanzwe kabisa kuko nayo wabonaga ko nta kibazo, nayo yumvaga imeze fresh kuko nta byo kuyinyeganya, nta byo kwigira gute. Igikorwa bari yumvaga cyabaga ari icyo nyine. Ahubwo nashatse kwiyongeza ibirasimbutse nashatse kwiyongeza ibirasimbutse n'abati ntaribe ibyo birabaye. Yabana bashingiraho nyine, njyewe bari banangezeho kare ariko njyewe ntabizi ko bahari hafi aho ngaho, ntazi ko bahari. Njyewe nabibonye ari uko abana, abagore, abasaza, abakecuru bahuruye. Ati Patrick yafashe ya hene y'iwabo, ati dore n'amatelefone bafotora. Ko kubona polisi mbona yaje nyine, ibyo bintu ni amahano mu murenge wacu wa Kijojo n'ubwa mbere bibaye. Umukecuru nta kintu yavuze, yifashe ku munwa gusa kuko narinze mva naho ngaho ataravuga. Papa niwe wari uri kuvuga sakuza cyane. Bwari ubwa mbere, biriseriye bwari ubwa mbere. Kandi njyewe nari erega nakumiro. Urumva iyo ari inkuru yo nubwo yaba inshuti yanjye se yari ari kumwe n'inshuti ye byibuze. Aya kanakumiro. Wari kumuteza abantu nawe se? Njye ntabwo nari kumuteza abantu. Aya njye ahubwo nari kugenda. Urumva Patrick ese njyewe nari guhita ngenda nkahita mubwira. Nyimubona ntabwo nari wenda nari guhita ngenda nkahita mubwira ati have ese uri muzima. Nari kumukomanga nkumva ko ari muzima kuko numvaga yasaze. Uko numvaga yasaze ese gufata itungo uri ikiremwa muntu, urumva ibyo ari ibyo akada. Njye numvaga yasaze. Abo bantu njye nyingi bibona njyewe Patrick ahubwo bitewe n'uburyo yari yafashe itungo ku ngufu, njyewe nari kugenda ngahita mufata Patrick ngahita mushikuzaho, narangiza kumushikuzaho ngahita mufata ngahita mujyana ku ruhande nkamubwira ati ikibazo ufite ni iki, bitewe n'ibintu arimo naguhita mwaye uri muzima cyangwa ntabwo uri muzima. none se nkumva nimba ari muzima atafashe ibyo bintu cyangwa se bamurozi. Njyewe nari gutekereza ko bamurozi. Iyo mico usanzwe y'umuzi. Yatinyaga n'abakobwa. Patrick yatinyaga n'abakobwa, dore nabo twiganaga, dore baranamuvugishaga ukajya kubona ukabona kare yatinyaga abakobwa kubi. Aya sibye ihene ziwe yaragiraga n'ubundi ihene ze zari ihene ze iyo uragiye itungo rirakwemera kuko iyo uryimiriye ahantu, nimba ari ahantu hari ubwatsi rirakwemera ukaryimira. Niyo wanarihamagara inka yawe wemeye, cyangwa se ihene yawe cyangwa se ingurube yawe wemeye, nayo ikwemera rwose pe. Aho ushobora no guhagarara hano nkahagarara pe sinyeganyege, nayo yahagera igahagarara ntihave, bitewe n'iki n'uburyo nayemeye. Nimba ari mu bwatsi nkagera ku bwatsi nkahita nyemeza ku bwatsi ku nkombero z'umugezi, ikajya igenda irisha biriya byatsi nyine byo ku mugezi. Ariko iriya nka ntago ishobora kunyanga kuko iyo mpahagaze aho nkandagiye ikirenge niho irisha, bitewe n'uko iyo nka mba nayemeje nyine, ni ukuyemeza aho mpagaze niho irisha kuko hari ubwatsi. Wahamagaye ababyeyi ba Patrick rero Mukakinani niwe wahamagaye ababyeyi ba Patrick,
wewe njyewe nyizamuka namuciyeho Mukakinani ngiye kubona mbona njyewe nyine namuciyeho uko njyewe nababonye ndanaritegereza ariko sinavuga njyewe bitewe n'uko inka zincitse zitajya no kona ziri kuzamuka nzikurikira inyuma ariko ngiye kumva Mukakinani ati ese Olivier ati kutareba hariya ati ntureba biriya bintu ari asamahano tireba ibintu Patrick arimo n'amahano yakoze amakosa tireba ibintu arimo n'amahano tidora arimo ararongora ihene dise koko arimo ararongora ihene yakebuka ati ndamvuga ati rero dore inka zirancitse we Mukakinani ese yirukanka ajya kubibwira ababyeyi ba Patrick njyewe naracyuye inka ndongera ndagaruka noneho nza kureba uko byagenze sanga noneho abantu bahuruye abantu ni benshi barahari mva abana abantu bakuru biki mbona nyine leta zahageze na polisi se Patrick noneho baramujyana bamujijije ubusa koko njyewe numvaga ari ubusa ati nose nimba yiranjaga ariko bamujijije ubusa pe nde Patrick ubusa agiye gute twaragiranaga tukonsanya n'ibijumba turagiye tukajya no kwidumbaguza mu musizi twagiye kuhira inka mu musizi none dore koko Patrick baramujyanye Patrick bahita bajya kumufunga ati ko atanazi rero ati umuhungu wabo Patrick yarongoye ihene yarongoye ihene abantu bose barumirwa yarongoye ihene none se yarongoye ihene n'abakobwa batuye muri uno mudugudu no hirya no hino Patrick n'ukuntu ari mwiza Patrick n'ukuntu akundwa n'abantu benshi n'abakobwa baba bamushaka ngo bamuvugishe Patrick yarongoye ihene gute kandi abantu bahari twese turumirwa twifata ku munwa ariko birangira n'ubundi Patrick icyaha kimuhamye baramufunga gusa nyine none se hari ukuntu ushatse kumbaza nacyumvishe hari igihe naba narabitekereje ariko ntibikunde ariko n'ubundi nkavuga ati n'ubundi bizarangira mbikoze tu ibyo byo byabagaho cyane cyambuzaga nkajya gutya nkajya nkabona nka petit frere nkabona ahingutse hariya cyangwa se akana mu rugo hafi aho cyangwa nkikanga n'umuntu gutya akubise nk'urugi ubwo nyine nawe urabyumva nkahita mbivamo gutya ariko ubwo byaje kurangira gutyo uwo munsi bibaye mbere yaho y'ibyo nyine hari umukobwa twari duturanye nka gutya ariko bamwitaga Nyirarukundo Savera ubwo arambwira ati kubone suko wowe wajyangura ikigori ati by'abandi bana baba bakora ntago ubu bireba ukuza ukansura mu rugo tukaganira nanjye ejo nkaza kugusura hari icyo byaba bitwaye ati nta kibazo ati ejo nka saa 8 uzansure ndamusura yarandutaga mu myaka turaganira ikiganiro cyacu kigenda neza aramperekeza natashye bwije nka saa 2 z'ijoro ari nagiye saa 8 ababyeyi bati muherekeze nyamuneka umwambutse aho hakurya kuko twari ukwambuka umusozi gutya nk'uko wava hano ukagera hariya hakurya mwambutse umurenzi ririya shyamba atubanguke kandi ntutinde mw'iryo shyamba sinahamurengeje nawe ati n'ubundi nahati n'ubundi sekuru wanjye nkorera ibyo abandi badakora ari bo bimbwira niwe wabimbwiye
by'abandi badakora binkoreye. Urumva hari abo yaragerageje biranga, ariko ngewe ebana nese mutamo byadanje. wari warabanje ubwo Nyirarukundo muri gereza, abantu bakakubaza bati wazize iki? azize iki? Narabibasobanuraga nkanabibabwira neza kugira ngo hatazagira n'undi mugenzi wanjye uzagera hanze asubiye mu gihugu, erega ntabwo uba uri mu gihugu, hatazagira mugenzi wanjye usubira mu gihugu akongera nkumva ngo ibyo bintu ngo byamubayeho, nkanabimubwiza ukuri nkanamuganiriza. Buriya ngo iyo ushaka gukira indwara urayirata, ntabwo nabihishaga. Baransubizaga ati wowe umeze nk'umuntu wizize cyangwa wazize ubusa, wowe wumva ko wazize ubusa ariko wowe warizize. Ni iryo jambo bambwiraga. Umuntu n'ihene biba bitandukanye. Kwegera ya hene ni ukuba wabuze wa muntu. Nyirarukundo nawe numvaga kubiye. Patrick wahaniwe icyaha yakoze akagaruka muri sosiyete ari umuntu muzima, ariko mu kuhagera yababajwe nuko umuryango we wahise umutererana ukamwamaganira kure. Kandi mu rugo baravaye tubonye yaguye iyo ngiyo ntazagaruka. None se nk'umuguzi no mu rugo sinakandagira. Uri wumva iyo myaka ishize kungirira imbabazi byaranze, usebesha umuryango, urumva mbese ubwo nabaye nk'igicibwa. Niko kuza gutya musigaye nibumbira inkarakara, nabona uwo mucanga nkawutunda, nabona uwo mvomera amazi nkayavoma, kandi mu rugo barifashije. Kuvuga ngo bantwaye mfite imyaka 16, namazemo umwaka 17, si 17 niba ntibeshye. Harengagaho n'amezi make nk'atatu gutyo, kuko umwaka ucyuzura ntabwo bahise bandekura. Bampaye inyongezo y'amezi nk'atatu kwa kutikurikirana mujye kubaza ikibazo cyane kigeze. Mbese nari meze nk'umuntu udafite uruvugiro, kuko ntacyo kuvuga cyari ryari. Umuntu wakoze amarorerwa nk'ayo wajya kubaza ngo ikibazo cyane ngo igihe cyane kizarangira ryari, ikihe se ufungiye, kuko nawe ibyo bintu babiteye isoni. Ariko ngiye narageze nkabivu. Papa wanje yavukanye n'abahungu nawe 3, haza ari uwa 4, 2 barapfa basigara bo ari 2. Urumva barirondaga nk'abantu basigaye ari 2. Icyo umwe yashyize mu wundi nicyo cyabajyaga amati. Uriya mwana nubwo yazaga apfukama imbere gutya akazura ababyeyi bacu akagira gute, nta mbabazi tuzamuha nk'umuryango. Abaturage akaba ari bo bajya babimbwira gutyo nyine, ahubwo ugira vuba witahira i Kigali ntugaruke na hano. Igihe kiza kugera papa wanjye yahura n'ikibazo, ararwara pe ku buryo bukomeye, kandi ningiye wari imfura yiwe. Aravuga ati uvuze ukuntu bimeze, mugerageze mushake ukuntu muhamagara umuhungu wanjye nibera inaha. Antumaho abantu ku matelefone barahamagara ati twaragushaka, ararwaye ararembye ameze nabi, genda mu cyaro akubwira aragushaka. Kumbe ngo yagira ngo atazafata aranyereka umugabane wanjye yangeneye, nk'abana nyine bose atugabanye. Kuva agiye kumpa umugabane n'ubundi buriya yarambabariye, aratugabanya atwereka buri mwana he. Arangije arambwira ati rero mwana wanjye nicyo nagushakiraga, ngaho itahire. Ubwo ntabwo nari nkibarizwa mu izo karitsiye, ngo ngaho itahire usubira mu giwanyu. Naratashye, nta nubwo narayeyo, naraye i Kigali, naraye ntashye. Ndavuga nti byanga bikundana n'ababariwe tu. Umubyeyi wakugira kuguha isambu n'amarorerwa wakoze ukamusebya muri karitsiye, abaturage bose bagahurura,
buriya yarambabariye n'abaturage muri karitsiye bari barabyibagiwe ibyo bintu batanabitekereza ko byabayeho. Igihe kiza kugera kubera bwa burwayi bwa papa yitaba Imana, arapfa yivira ku isi, hasigara uwo mubyeyi wanjye w'umumama, mama wanjye. Mama wanjye niwe nagiye ndegera ndamubwira ati rero mama rwose ikosa ntabwo rikosozwa irindi, mbabarira narakosheje nanagusebeje nk'umwana w'imfura yawe wabyaye bwa mbere, ntabwo ubyumva amasomo nyine nawe. Mama arambwira ati none se nabigenza nte? Nta kuri nabigenza ngo ubyaye ikibara kiri gata, nta kundi kare wowe nsigaranye se ari we abandi bana twari uduhinja dutoya, ngiye mu wari uri muciye akenge. Aravuga ati n'ubundi garuka mu rugo, niba swera kubabariye nanjye ndakubabariye, ngo ubu ndasura ababyeyi uko bisanzwe. Sibyo ko nyine wabaye i Kigali nawe urabizi, ntabwo waramenyera ubuzima bw'i Kigali, ntabwo waba mu ntara ngo ubushobore. Patrick asoza asaba imbabazi umuryango nyarwanda ndetse n'umuryango akomokamo, atanga inama kandi avuga ko yahindutse yabaye umuntu w'umugabo, ubu yubatse afite umugore n'abana kandi ari umuntu wemera akizera Imana. Agira inama urubyiruko ndetse n'abantu muri rusange kwirinda irari rikabije ndetse no kumva abantu ibibazo bafite bakababa hafi bakabaganiriza aho kubatererana. Turi be proud. Akimara kumpa uwo mugabane yakerekana abantu, hari abantu n'inzoga yatanze, n'inzoga abantu baranywa nk'umuntu wagabanyije abana be, niho yavuze namusaye imbabazi ati mbabarira rwose naragukoshereje, nari mfite n'impano ngewe yo kwiga kuko nari nzi n'ubwenge cyane cyane mu masomo, numvaga English nyimedita ku buryo no mu rugo bankundaga nyine, ugasanga nicaye ndi kwigisha barumuna banjye ibyo batazi. Ariko icyo kibazo nyine kiza kubaho gutyo. Ubwo amashuri yanjye nayo ngayo nize. Bize amashuri angahe? 6 abanza. 2018 nibwo ibyo ngibyo nabitangiye, ndavuga nti kanshake umugore mpinduke. Nshaka umugore, nashatse umwana w'umukobwa nyine turahuza gutya, nshaka umugore ubu mbyaye 2. Mbere na mbere tukiganira akiri umukobwa nkimutereta, nabanje kumubwira ko ngewe ngira irari rya danje, ngira irari kandi nkanafuha. Ati se ko icyo ugira, ndamusobanurira ndamuganiriza ndabimubwira pe, numva nta kibazo bigizeho. Kakanya ubuzima mbayeho rwose mba mbona nta kibazo, nta n'icyo buntwaye, kuko niba ngewe naraje gutyo nkaba naragira ubuntu, nkaba ntuye mu mujyi wa Kigali ntakodesha, icyo kintu ndagishimira Imana, kuko iwacu harahari. Badusenye nk'uko ngo basenyera hariya, nagenda nkashinga agashitingi aho ngaho muri ka kagabane papa yampaye, naho ntuye ubu ngubu byaturutse mu mbaraga zanjye n'umufashanyigisho nagiye mpura nazo, ndahabona ubu ni naho ntuye. Ndashima Imana ko yampinduriye mu mutwe, kampindura no mu bitekerezo. Ujya usenga? Njya nsenga, ndi umukatolika. Abo bana rero ikintu nababwira ni nk'inama nabagira, nta cyiza cyabyo. Ariko nanone abo babyeyi nabo bacu baduteze amatwi aka kanya bari kutwumva, nabo ntago bakwiye kugira uburakari nk'ubwo. Kubona abakiri umwana, abakiri umwana batarakora mu mutwe, mu bitekerezo. Nimba numva hazaza hanjye ejo hazaza hanjye heza, numva haba hameze, numva buno buzima bwanjye bwazaba bwarahindutse, kwirirwa nkata ibyondo, amatafari, imicanga ku mutwe, ikiyede, nanakibura rimwe rimwe ugasanga nasaze. Numva ejo hazaza hanjye ubwo buzima Imana yazaba yarabumpinduriye,
nk'uko nahindutse ikampindurira n'ubwo buzima bundi nari ndimo. Ikintu gikomeye nahindura gikomeye nabanza nkahinduka njyewe ubwanjye. Urabona umuntu wabyaye sinavuga ngo nahindura abana njyewe ntarahinduka. Njyewe ndamutse nuko bitashoboka pe, nsubiye muri iyo myaka nk'iyo nari ndimo, ikosa ntazongera gukora no gutekereza gufata itungo. ko abana b'ishyagakere banywa amata menshi baba bagize hariya mpamvu. Sha ewana, iyo mpamvu yo rwose urabona baciye igihe kirekire ntabwo mba nkiyibuka, ariko burya ikintu kigira impamvu cyangwa kikagira igisanira cyangwa isano n'ibyo wagiye uhura nabyo. Nk'ubu ngubu urugero, utarigeze uryamana n'igitsina gore, sibyo? Utarigeze ubikora ngo wumve uko bimera, wumve uko bigenda, nta nubwo watekereza